katika cy'intara Yesu. Umukobwa aricaye ahantu ahanuka no hasi ngo pi. Abantu bose bayoberwa ibibaye. Urumva iteraniro ritamenyereye n'ibyo bintu rirahobanganye. Natwe niba ari wari uyoboye, niba uko wari uyoboye, niba ari nde, twumva pe ibintu biracitse, biradogereye. Ati sasa nakwenda kuomba. Arasenga. Asenze igihe tugihumirije dusenga, duhumuye dusanga yagiye bamutwara. Ye niko byagenze. Batwara ni uwo mubwiriza butumwa. bande bamutwara? Abamutwaraga yagendaga mu kagari, bamutwaraga mu kagari, yari afite amayisikoti. Ava mu iteraniro aragenda. Tusigara turwana n'iteraniro no gushyiraho undi muntu w'ibyigiye. None abantu rero batatagira bati buriya nyiranaka akize sida, ibintu nk'ibi. Ariko nyuma yaho sida yari ikimurimo, yarakomeye. Mana ishobora byose, Mana y'icyubahiro kandi kiranuka, turagushimira muri uyu mwanya mwiza. Tugushimiye ko turi imbere y'amaso yawe, kandi imbere y'amaso yawe tuhabonera umugisha, imbere y'amaso yawe tuhabonera ibyiza. Nyemerera muri uyu mwanya mwiza tugiye kuganira ijambo. Iri jambo ni rikuru, iri jambo rifite imbaraga, iri jambo rifite ubutware n'ubushobozi, natwe ubwacu riraturuta. Mana, kurisobanura rero ntabwo ari ubwenge bw'umuntu, ntabwo ari ubuhanga, si ubuhanga, ahubwo n'imbaraga zawe. Ndaritse umwuka wera kugira ngo afatanye nanjye gusobanura ijambo ryawe, maze abaduteze amatwi bose bafashwe kandi bubakwe n'ijambo ryawe. Urakoze Mana, mu izina rya Yesu, amen. Yes, ubushize rero n'ubundi ngo twari kumwe hano, twari muri iki gitabo cy'ibyahishuwe, ariko nanone twibanze cyane cyane bisa naho ari ibimenyetso, ariko nanone tuza no kugira igisubizo dusubiza uwari wibajije igihe kindi yavugagaho antikristo azaturuka n'aho azaba ari. Karibu rero. Murakoze cyane. Nk'uko mwene data abivuze, turi mu bice by'iki gitabo bigaragara ko ari ibice biremereye, ibice bisaba kugenzuza ubwenge bw'ibyanditswe bindi, ndetse tukifashisha n'inyandiko zitari zimwe kugira ngo ubuhanuzi abantu barusheho kubwumva. Hanyuma navuze ku gice cya 13 ndetse n'igice cya 17 nicyo turiho. Nk'uko rero mwansabye kongera gusubiramo inyuma kugira ngo mwumve neza, ndabigerageza ndasubira inyuma gato kugira ngo tufatikanye tujye ku buhanuzi nyirizina buvugwa muri iki gice cya 17. Igice cya 17 n'icya 18 ndetse n'icya 19 ni ibice bikuru cyane muri iki gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Kubera iki? Bitubwira kwaduka no kurimbuka hamwe n'ibyishimo bikomeye byabaye nyuma yo kurimbuka kwa Babuloni. Ibi bice bivuga ibyo kurimbuka, kwaduka no kurimbuka kwa Babuloni. Ngira ngo aha hantu abantu benshi barahatinya, ndetse hari n'abo usanga bagira bati amadini muri iki gihe yabaye Babuloni, ndetse bakavuga bati bwifatanye bw'amatorero gukora ubumwe, gukora za fora mu gukora ihuriro ry'amadini cyangwa se amatorero, ibyo ngibyo nabyo ni Babuloni. Ariko se koko ibyo nibyo Babuloni? Ntabwo ari byo. Ababitekereza gutyo siko bimeze, nk'uko tugiye kubireba cyangwa se nk'uko nabivuze, ariko nkaba ngiye gusubiramo kugira ngo abantu bumve neza. Ibivugwa muri ibi bice ni ubwiru bukomeye cyane. Abantu benshi ntabwo basoma ngo basobanukirwe neza ibivugwa muri ibi bice byombi. Muri iyi mirongo rero tugiye gusoma mu gice cya 17 duhereye ku murongo wa mbere, ndagira ngo dusome. Haranditswe ngo, haza umwe wo muri ba bamarayika 7 bari bafite za nzabya ndwi, arambwira ati,
ngwino nkwereke iteka maraya ukomeye azacirwaho. Yicara ku mazi menshi, niwe abami bo mu isi basambanaga nawe, abari mu isi bagasinda inzoga ari byo busambanyi bwe. Anjyana mu butayu ndi mu mwuka, mbona umugore yicaye ku nyamaswa itukura, yuzuye amazina yo gutuka Imana, ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Ngira ngo nsubire muri aya magambo. Haza umwe wo muri ba bamarayika 7 bari bafite za nzabyano, arambwira ati, ngwino nkwereke iteka maraya ukomeye azacirwaho. Yicara ku mazi menshi, niwe abami bo mu isi basambanaga nawe, abari mu isi bagasinda inzoga arizo busambanyi bwe. Anjyana mu butayu ndi mu mwuka, mbona umugore yicaye ku nyamaswa itukura, yuzuye amazina yo gutuka Imana, ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Aho ni ukuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3. Nshuti bavandimwe, munteze amatwi muri iki gitondo, reka dukore isesengura dushingiye ku byanditswe byera, turebe icyo Yohana yabonye ahangaha. Aragira ati, anjyana mu butayu ndi mu mwuka. Igihe yerekwaga ya nyamaswa twabonye mu gice cya 12, yaba ya yindi yavuye mu butaka, yaba ya yindi yavuye mu mazi, Yohana ntabwo yari mu butayu, yari ahandi hantu bigaragara ko ari ahantu hatuwe cyangwa se hari abandi bantu. Ariko iri yerekwa ryo aratubwira ko yarigize ari mu butayu. Amujyana mu butayu, birasobanura iki? Ni igihe isi izaba yabaye umwirari, ni igihe isi izaba ifite ibibazo bikomeye cyane, ni igihe isi izaba iri mu kaga gakomeye cyane. Niko kagereranywa n'icyo gihe kizaba kimeze nk'ubutayu ku isi yose, kandi nta gihugu kizasigara, ntacyo. Bya bihugu byo mu birwa, bya bihugu bya hehe, bya bihugu bikize, bya bihugu bikennye, bya bihugu byateye imbere, bya bihugu bifite ingabo zikomeye, bya bihugu bifite intwaro zikomeye, bya bihugu byoroheje, ibi byose bizagerwaho n'iri yerekwa Yohana yabonye. Aramubwira ati, aravuga ati, anjyana mu butayu ndi mu mwuka, mbona umugore yicaye ku nyamaswa itukura, yuzuye amazina yo gutuka Imana, ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Yohana ubwo yaragitangira kwerekwa bya byago byisukaga ku isi, nibwo yongeye kubona abona umwe muri ba bamarayika bari muri misiyo yo guteza ibyo byago, amuhamagara amubwira ati, ngwino nkwereke. Muri iryo yerekwa yasanze ageze mu butayu, yisanze ageze mu butayu, abona umugore w'indaya uwo bita maraya. Reka twongere twibuke ko mu butayu atari heza na gato, ni ahantu ho kugeragerezwa. Twibuke ko Abisirayeli bageragejwe mu butayu imyaka hafi 40. Twibuke ko umwami Yesu nawe ubwo yajyanywe mu butayu akamarayo iminsi 40. Twibuke ko aho ngaho ari ahantu hatari heza na gato. Aho niho Yohana rero yasanze maraya ukomeye cyane. Iri jambo maraya rivuga iki? Iyo dusomye mu buhanuzi bwa Ezekiyeli gice cya 23, maraya bitwereka umuntu watakaye, wataye Imana, wayobotse ibigirwamana, utagisenga Imana, ahubwo wabaye watakaye, wagiye kure y'Imana. Birashaka rero kuvuga iki rero? Birashaka kwerekana ko uyu mugore ari itorero ryatakaye, cyangwa se idini ryimuye Imana, ritagisenga Imana, ritakivuga Imana y'ukuri, Imana yo mu ijuru. Inyamaswa itukura, si ugushidikanya, inyamaswa itukura Yohana yabonye ihetse uyu mugore ni ya yindi twabonye mu gice cya 13. Birumvikana hazabaho ubuyobozi, hazabaho ubwami, kandi ubwo bwami buzaba bukomeye cyane. Nibwo rero buzaba buhedinze ibintu byose, kandi idini rizaba ririho rikomeye, rizaba naryo ridomina, rizaba risa naho ritegeka n'ubwo bwami. Wumva igitangaza, rizaba risa naho ritegeka ubwo bwami, rizaba risa naho ritegeka iyo nyamaswa.
hano turabona ko ifite ishusho mbi cyane y'umutuku, ibisobanura ko yari isize amaraso menshi. Turabona ko izaba ifite imitwe 7 nka ya yindi n'amahembe 10 nka ya yandi twabonye, ndetse nayo ifite amazina yo gutuka Imana kuri ayo mahembe. Kandi dusesenguye neza tubona ko uyu mugore nawe afitanye isano na nyamaswa ya kabiri Yohana yabonye ivuye mu gitaka. Ngira ngo abibuka, muribuka ko nababwiye ko igereranywa n'idini cyangwa se itorero ryataye Imana. Uyu mugore Yohana yabonye ngo yari yambaye arimbishijwe cyane, iyi myambaro igaragaza ubukire butagira akagero hamwe n'umurengwe byamusagutse, bituma abantu bose bamutangarira. Umva uko byanditswe: mu ruhanga rwe yari afite izina ry'amayoberane ryanditswe ngo Babuloni ikomeye, nyina w'abamaraya kandi nyina w'ibizira byose byo mu isi. Izina ry'amayoberane aha ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ko iri zina rye ntabwo ryapfaga gusobanukirwa n'umuntu wese. Ni izina riyoberanye, ni izina ry'ibanga, ni izina ridasobanutse. Byanditswe ngo uyu ni Babuloni ikomeye, nyina w'abamaraya kandi nyina w'ibizira byose byo mu isi. Iri zina Babuloni dukwiye kurigenzura neza kugira ngo tuzashobore gusobanukirwa niba uyu mugore azaba ari iki koko. Iri jambo cyangwa iri zina Babuloni rigaragara mu itangiriro, rikavugwa no mu byahishuwe. Ibyo bikaba bigaragaza ko Babuloni yabayeho mu ntangiriro z'isi, ikazakomeza ikazarinda igeza ku iherezo ry'isi. Iri jambo rikomoka mu Giheburayo ryitwa Bab, risobanurwa ngo irembo, na Eri bisobanurwa ngo Imana. Bab Eri, irembo ry'Imana, ariko itari Imana nyayo, itari Imana rurema, ahubwo Imana y'ikigirwamana. Mu rurimi rw'icyaramu harimo ijambo naryo ryitwa Babil, risobanurwa ngo irembo ry'Imana imwe. Hari abantu bakunda kuvuga bati Imana imwe, Imana imwe, ariko wazashesengura neza wareba iyo Mana imwe ugasanga n'indi itari rurema, ugasanga n'indi itari yaremye ijuru n'isi, itari yaremye inyanja. Bene data, mujye mukurikira ibintu neza. Ntuzapfe kumva umuntu avuga ngo Imana imwe, Imana imwe, Imana imwe gusa. Ndetse benshi banabishingiraho barwanya ubutatu bwera, barwanya Data wa twese, barwanya Mwana, barwanya Mwuka. Igihe cyose uvuga Imana imwe ariko ntiwemere Yesu, ntiwemere Umwuka wera, iyo Mana nayo ntabwo ari Imana uba uvuga nyayo, dushingiye ku byanditswe byera. Kuko Bibiliya itwereka ko Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera ari Imana imwe mu butatu. Imana ishimwe cyane. Iri jambo rero riboneka bwa mbere mu gitabo cy'itangiriro, nk'uko tubisoma aho dusanga mu gice cya 10 umurongo wa 10 handitswe hati: igihugu yimyemo bwa mbere ni Babeli na Ereki na Akadi ni Karune mu gihugu cy'Ishinari. Uwo ni Nimurodi uvugwa aho ngaho. Ndetse no mu itangiriro cya 11 umurongo wa 9 haranditswe ngo nicyo cyatumye witwa Babeli, kuko ari Uwiteka yahinduriye ururimi rwabo mu isi bose rukavamo nyinshi zinyuranye, kandi ariyo yabakuriyeyo abatataniza gukwira mu isi yose. Itangiriro 11 umurongo wa 9. Handimo ndabereka aho iryo jambo Babiloni ritangira kuri Babeli. Muribuka ko abo bagabo Bibiliya tubwira ngo bavugaga ururimi rumwe, bari bataraba benshi, hanyuma ngo baza kuva umwuzure wa Nowa umaze gukama, abantu bagenda rero iryo tsinda ry'abantu batari na benshi cyane baza kugenda berekeje iburasirazuba. Niko Bibiliya tubwira ngo bagera ahantu mu kibaya cya Shinari, baravuga bati mureke twubake, tubumba amatafari, twubake inzu ndende n'umujyi, tuzazamure tuzagere ku ijuru. Ngaho ngiryo izingiro bene data ryo gutangira kugomera Imana. Abantu bibagiwe ko Imana yavuze ngo dukwire mu isi yose, wororoke ugwire wuzure isi. Ahubwo umuntu aravuga atoya, reka twiyubakire inituru, twubake umunara,
twubake n'inzu ndende, hanyuma izazamuka igere ku ijuru, tugire izina rimenyekana. Babeli itangirira aho, ariyo yabyaye Babuloni. Murabona rero ko kuva mu ntangiriro umwuzure ugikama, Babuloni yarabaye, Babeli yarabaye, irakomeza ibaho nk'uko tuzakomeza kubibona. Yohana yongera kuyibona noneho ari Babuloni ikomeye mu byahishuwe. Iyi ngiyi rero ikaba ihishwemo amabanga akomeye cyane mu rwego rukomeye rwo kurwanya Imana. Aha ni muri cya gihe cya nyuma y'umwuzure nk'uko twabibonye. Ntabwo Imana yacecetse, ahubwo ngo nayo yaravuze iti aba bantu ubwo bavuga rumwe, iki bashaka bashobora kukigeraho byanga bikunze. Imana iravuga iti ariko kugira ngo ndogoye umugambi wabo, reka mbanyurange indimi hanyuma batatane. Niko byagenze. Erega nta wigomeka ku Mana ngo byemere. Imana yabishatse yakumanurayo, Imana yabishatse yagukora uko ishaka. Hari n'uvuga ati jyewe nta nubwo Imana yankora, urabeshya rwose, urabeshya. Imana yahangamuye aba bagabo b'ibihangange, ntabwo yakurebera izuba, ntabwo yakurebera izuba mwene data, ahubwo inama nakugira ni ukuyiyoroshyaho no kwemera inama zayo. Nyuma y'imyaka itari mike, ahahoze amatongo y'umunara wa Babeli, bahubatse umujyi ukomeye witwa Babuloni, ukaba ari wo wabaye umurwa mukuru w'Ubukarudaya. Uwo mujyi wabaye ikirangirire hose ku isi. Abazasoma amateka y'Ubukarudaya muzasanga ko Abakarudaya bari abantu bahambaye cyane mu kurwanya Imana y'ukuri, mu kurwanya Imana Umuremyi. Bari abasenzi b'ibigirwamana bikomeye. Murabizi ko na sogokuruza Aburahamu ariko ari hakomoka. Harya Ubukarudaya si bwo bashimuswe ba Danieli bagiye kwigishwa? Yes, ndahagera. Wari umujyi munini wubatswe mu buryo bukomeye, uvugwa ndetse ko ari umujyi wakomeye cyane ku isi, ugahinduka nyina w'imijyi yose yo ku isi, ku buryo mu iyerekwa rya Danieli yabonye igiti kinini cyane ngo cyugamamo inyoni zose zo ku isi. Uwiteka aramubwira ati niko Babuloni imeze, amahanga yose ayugamyemo. Yatunyuze abantu benshi, Babuloni yagaburiye abantu benshi, Babuloni yaganwe n'abantu benshi. Niko binameze rero no muri kiriya gihe kizaba ari igihe gikomeye cya Babuloni ikomeye. Babuloni nk'idini ikomeye yo kurwanya Imana. Uretse kandi Babuloni yabaye umujyi ukomeye, Babuloni yagize imbaraga, Babuloni yagize gukomera, Babuloni yagize abana barimo ba Nebukadinezari, barimo ba Berushazari, barimo ba Naboniduzi, barimo ba Naboporasari. Abo ni abami bakomeye cyane bategetse Babuloni. Uretse kuba Babuloni yari ikomeye, yari yubatswe mu buryo bukomeye. Ndagira ngo nkubwire ngo bari barayubatse mu buryo bukomeye budashobora gupfa, itashobora gupfa guterwa n'umwanzi. Icya mbere yari ifite iminara ikomeye y'abarinzi, icya kabiri yari ifite inkike. Icyo gihe cya kera kugira ngo abantu babe bakomeye bakoraga umujyi bagakora n'inkike. Iyo bashobora gukora inkike za miraye zikomeye ziproteje umujyi ku buryo nta mwanzi waza ngo awinjiremo uko abonye. Nibwo bwari uburyo bw'ubwirinzi bukomeye. Babuloni rero ngo yari yakoze uko ishoboye, ikora miraye, urukuta ruyikingira rufite peseri ya metero 30. Byumvikana nta cumu ryagomba gukoraho kugira ngo utere Babuloni, nta piki yagomba kuhahinga ngo yinjire imenemo, ntibyakundaga. Hagombaga indi tekinoloji. Hejuru naho hari iminara y'abarinzi b'intwari bakomeye ku buryo babonera abanzi kure, bagatabaza, bagatangira kurwana abanzi batarasatira. Babuloni rero yari ikomeye cyane, yari ikomeye mu buryo bukomeye. Ariko uretse uko gukomera, yahindutse n'idini ikomeye yo kurwanya Imana. Ari naho tuza gukura ririya zina rya Babuloni ikomeye. Iyo usomye neza ibyanditswe byera, usanga Abisirayeli barahumanijwe na Babuloni. Ndagira ngo abadukurikiye bumve neza. Nuba abakristo batitonda, batagenzura, batiga ibyanditswe byera, batamenye ijambo ry'Imana, Babuloni izabahumanya. Umwuka wa Babuloni ubu uriho, izabahumanya, izabakurura, izabatwara. Ndifuriza abantu gusoma ijambo ry'Imana no kuryiga. Reka aka kantu nkavuge abantu bamurikiye.
ndifuriza abantu kwiga ijambo ry'Imana. Biranababaje, ubu hari n'abavugabutumwa memu n'abakozi b'Imana bo mu nzego zikomeye, usanga ashobora kubwira ati jyewe nigishijwe n'umwuka wera, jyewe nigishijwe n'Imana, kuva Imana impamagaye, kuva Imana inyiyeretse yaranyigishije y'ubwayo umwuka wera, ndetse akakuzana ibyanditswe akavuga ati mwuka wera, niko Yesu yanavuze ngo azabigisha byose, azababwira n'ibyenda kubaho. Akavuga ati ninde mwarimu uruta umwuka wera? Nshuti, uko uzashobora nawe kubona umwanya ukabona umuntu ujya umuhugura kuri iki kintu. Iki kintu nkunda kukibwira abantu, ni ngombwa kwiga, ni ngombwa no gusoma ibyanditswe byera, ni ngombwa no gusoma n'ibindi bitabo n'izindi nyandiko. Reka mbibutse ikintu gikomeye cyane. Daniel tuzi w'umunyamasengesho, ngira ngo niyo bavuga gusenga bavuga kuri Daniel, niwe mu bahanuzi uri kuri top mu banyamasengesho. Aburahamu ngo nuwo kwizera, n'abandi bagenda bavuga ibya, ariko bagira kuri Daniel bakavuga ati ni umusenzi. Mu bantu bahishuriwe bagize iyerekwa bakomeye, Daniel arimo, ndetse ashobora kuba n'umukuru mu bantu berekwa. Ariko icyantangaje, aravuga atanga ubuhamya, ngira ngo uri mu gice cya 9, aravuga ati mu mwaka runaka jyewe Daniel nasomye ibitabo binsobanurira uko Babuloni, uko Yerusalemu zasenywa, n'igihe hazamara hashenywe, n'igihe abisirayeli bazamara mu bunyage. Maze kubisoma nsanga birakomeye, ntangira gushakisha Uwiteka kwiriza ubusa no gusenga. Uyu mugabo werekwa kuki atabyeretse? Agasoma umwuka atabimweretse agasoma. Nibyo Pawulo yabwiye Timoteyo ati mwana wanjye rero ujye ugira umwete wo gusoma. Ndararikira abantu gusoma ibyanditswe byera, si no gusoma Bibiliya gusa. Daniel aravuga ati nasomye ibitabo, nta nubwo avuga ati nasomye igitabo cya Yeremiya, nasomye igitabo cya aravuga ati nasomye ibitabo. Yafashe umwanya wo gusoma, asoma ibitabo by'abahanuzi, hanyuma muri ibyo bitabo ahishurirwamo igihe Yerusalemu izamarishe. Ndararika abantu, yemwe aberekwa rwose pe, mukomeze mwerekwe, ariko musome. Nimudasoma hari ibyo mutazamenya. Hari ibintu byinshi biri mu buhanuzi bwibumbiye mu bitabo. Ni nk'iki gitabo nimo nigishirizamo, nacyo ubwacyo wagisoma. N'ibindi bitabo za komantere zakozwe n'abakozi b'Imana wazisoma, kugira ngo urusheho kumenya no gusobanukirwa. Hari ugusanga benshi bavuga ngo reka ntimugasome komantere z'ibitabo ngo kubera ko byagiye byandikwa n'abantu mu marangamutima yabo, ngo ntabwo ari ngombwa ko musoma komantere, musome Bibiliya yonyine. None se Yeremiya we yanditse ibyane? Yeremiya, none se Yesu ahubwo yasomaga za komantere? Ntiwibuka muri Luka ngira ngo igice cya 24 ngo abungura ubwenge ngo nuko ababwira ibyari byaranditswe kuri we, ngo muri Zaburi no mu mategeko no mu byahanuwe. Yesu yakoraga, yarakomantaga, yasomaga ibyo Yesaya yamuvuzeho, yasomaga ibyo Yeremiya yamuvuzeho, ngo abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Urumva, nta nubwo abungura ubwenge ngo biyerekwe, reka da, yabunguye ubwenge kugira ngo basobanukirwe n'inyandiko, les saintes écritures, basobanukirwe n'inyandiko zagiye zikora. Aha rero ndaboneraho kubwira abantu rwose ngo nibasome kandi barusheho gusobanukirwa n'ibyanditswe byera. Narindimo mbabwira ko Babuloni rero ntabwo yabaye umujyi ukomeye, ntabwo yabaye gusa y'inyubako, ntabwo yabaye igisirikare gikomeye, ntabwo yabaye yikoloniza amahanga gusa mu buryo busa, ahubwo yanacengeje inyigisho zayo, iyobokamana ryayo mu mitwe y'abantu. N'uyu mugore azasindisha, niko twasomye, ngo amahanga n'abami basinze inzoga ze. Abantu bose batazisanga bari mu itorero rizajyanwa ku gihe cyo kujya muzamurwa ku itorero,
bazisanga barasinze inzoga zuriya mu maraya. Ndagira ngo rero abantu badukurikiye mukomeze mwumve uko Babuloni yo kwa Nebukadinezari yari imeze, muzabona uko muyigereranya na Babuloni igiye kuzaboneka mu iherezo ry'ibihe. Umva uko byanditswe mu Ngoma za kabiri igice 33 umurongo wa 3. Kuko yongeye kubaka ingoro zashenywe na Sehezekiya, akubakira Bayali igicaniro, akarema na Shera, akaramya ingabo zose zo mu ijuru akazikorera. Babuloni yari ifite iyobokamana rishingiye ku kuramya ingabo zo mu ijuru, inyenyeri zishingiye kuramya izuba, shingiye kuramya ukwezi. Byo nibyo bita ingabo zo mu ijuru. Ya ndetse uzabona hari idini rimwe ngira ngo riri mu burasirazuba bwo hagati mu babudiste cyangwa abakonfisiyaniste, bakoze izuba rifite amaboko. Ya kiriya ni igishaka kwerekana ko ari Imana ifite amaboko menshi yakiza abantu bose. Icyo kintu bagishyira imbere y'abantu, abantu bakakira. Babuloni rero nayo yo mu gihe cya Nebukadineza yashyizeho kiriti, ndetse ifite n'abatambyi bayo bo gusenga inyenyeri n'ukwezi. Biriya bintu abantu babimenye. Hari ibintu bimwe uzajya ubona biriho ukwezi, biriho inyenyeri, akenshi na kenshi biba bifite signification yabyo. Muri Yesaya igice cya 7 umurongo wa 17 naho haravuga ngo mbese ye ntabwo uruzi ibyo bakorera mu midugudu y'Ubuyuda no mu nzira z'i Yerusalemu? Abana batashye inkwi nabo base bagacana umuriro, abagore nabo bakavuga umutsima, kandi bakavugira umugabekazi wo mu ijuru imitsima, bagasukira Imana amaturo y'ibyo kunywa, banyendereza kugira ngo bandakaze. Uyu basukiraga ibyo kunywa witwa umugabekazi wo mu ijuru ntabwo ari undi ahubwo ni ukwezi. Nanone dusomye muri Yesaya 44 umurongo wa 18 haranditswe ngo ariko uhereye igihe turorereye kosereza umugabekazi wo mu ijuru imibavu no kumusukira amaturo y'ibyo kunywa, twabuze byose, turimburwa n'inkota n'inzara. Bene data munkurikiye, nimutekereze namwe ubwoko bw'Imana, abana ba Yakobo, abana ba Isirayeli, bageze aho bavuga bati tugikorera ukwezi, tugisenga ukwezi, tukigusukira ibyo kurya, tukivugira umutsima, nta kintu twari twarabaye. Ariko aho tubirekeye, ndabibutsa ko hari abami bajyagaho bakabica bakabikuraho. None Abisirayeli baza gutaka baravuga bati uhereye igihe twarekeye kubikora, twahuye n'ibibazo, twahuye n'inzara, twahuye n'akaga, nta kiza tukibona. Urumva umutima wabo wari waramaze gutwarwa n'imiterere y'ukuramya ibigirwamana kwa Babuloni. Muri Ezekiel 8 umurongo wa 16 reka tuhasome, aravuga ngo nuko aranjyana ngeza mu rugo rw'imbere y'inzu rw'Uwiteka, maze ndebye mbona irembo ry'urusengero rw'Uwiteka, hagati y'umuryango n'igicaniro abantu barenga 25 bateye umugongo urusengero rw'Uwiteka bareba urasirazuba, kandi basengaga izuba bahereye aho rirasira. Izo ni inzoga Babuloni yateretse. Ibaze nawe kugeza ubwo icengeza mu bana ba Isirayeli bagatangira kuramya izuba, bagatera umugongo urusengero, bagatera umugongo inzu y'Imana. Ibyo byose rero barabikoze, kandi babikurikiranyemo iki? Babikurikiranyemo ibitangaza. Nshuti munkurikiye, ari wowe emi turi kumwe n'abandi badukurikiye, bitondere ibitangaza. Usanga isi ya none isa niyubatse ku bitangaza. Ndavuga isi ya Gikristo. Ugasanga umuntu ajyanwa mu itorero ngo agiye gushaka igitangaza. Si bibi ko Imana ikora ibitangaza, kuko Imana ikora ibitangaza. Ndetse ni n'amasezerano yivugabutumwa ko abavugabutumwa bazagenda bajyanye imirimo n'ibitangaza by'Imana, cyane cyane bigamije iki? Bigamije kwereka isi ko imbaraga z'Imana zigihari. Buriya umumaro w'ibitangaza
ni ukwerekana ko imbaraga z'Imana zikiri, Imana igikora. Ariko ku bantu bamaze gukizwa ntabwo ibitangaza biba bikiri ibyabo. Biriya ni ibibera haba gitangira. Ariko bakristo mukuze, bakristo mwamenye Kristo, bakristo mwizera, ntabwo mukiri abantu bo gushiturwa nuko umuntu yaje hariya agakora igitangaza. Uretse ko bamwe basigaye banabeshya bikaba atari ibitangaza. Nturutse kumva ikintu kirambabaza, menye ngo umuntu wakoze amayeri aragenda yumvikana n'umuntu aravuga ati wowe uzaze akaboko kawe wagakunje gutya katakora, hanyuma uzaze nzagusengera, ningusengera uzakarambure. Bakora iyo trick uvuge kukize. Umuntu aramubwira ati uzambye, aramubwira ati nzaguha amafaranga 10,000 kubera ko azaba yabonetse. Icyo nikiba nayizeye. Aza muri iryo teraniro mwene da, aza muri iryo teraniro arigezemo nyine azahinyaraye ukuboko kandi ari kuzima. Nyamukozi w'Imana rero niba ari ngirwa mukozi w'Imana yiteye hejuru, aratangiye ati mukanya murareba mwigire hafi, abafite makamera muzane, abafite za telefoni mufotore. Nuko ibyo bintu byabayeho narabimenye. Nuko aratangira ati hano harimo umuntu waje uremaye, ndategetse mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, rambura ukuboko. Uwo mwanya wa wundi wo bafitanye ibanga abarakazamuye ati ndakiza. Bari bamuri iteraniro ryose rirahindagana. Nuko nabo bashokamo ati rero muzana amaturo y'Imana, Imana ikoze ibitangaza. Nshuti mwene data, barayatanga. Arangije amuhereza yayandi. Biza kumenyekana ko hari abandi bari babisiranyeho, nibo baje kumena ayo mabanga. Aravuga ati yari yakoze tirike twari tubizi twebwe. Nimwumve namwe. Niyo mpamvu ubona n'imirimo nyakuri y'Imana uyu munsi idakoreka. N'uyikoze ugasanga bayiciye amazi bavuga ati ni bya bindi, ni imitwe yateye, ku buryo bivuga nka wa mugani ngo umukobwa bumwe agatukisha bose. Icyo nshatse kuvuga ni abantu nibitondera ibitangaza, sibyo bituma bakiranuka, nta nubwo ari byo bituma bakizwa. Oya, gukizwa kwawe guturuka mu mbaraga z'ijambo ry'Imana. Ni byiza rero, nshatse kuvuga ko Babuloni yari ifite ibyo bitangaza, ni nacyo cyatumye imitima y'Abisirayeli ihuma, none itangira kuyoboka gusenga za mana ziri mu kwezi. N'ubu rero bizaba uriya mugore dusoma azabikora, bizakorwa pe, ku buryo bamanura n'umuriro ukagwa hasi igihe cya Antikristo. N'umuriro uzamanuka ugwe hasi, n'abantu babe bazuka, abe afite n'ubushobozi bwo kuzura abantu pe, afite ubushobozi bwo. None se koko ngira ngo ngewe wacu ni mu Gisaka hari abantu bazuraga abantu. Bigeze kuzura umuntu mu myaka yashize, baramuzura bamubikira kumurya, baza kubafata bataramurya. Uwo muntu yari yapfuye, baramuzura bakoresheje ikintu, si no kugenda ngo bacukura, ahubwo ni ukugenda bagakubitaho imvi ikasama. Niba abo bantu bafite ubwo bushobozi, ubu se aje akitwikira Bibiliya akavuga ati yenda zura abapfuye, kandi agakoresha ubwo bukonikoni, abantu bashobora kubiyoberaho bakagira ngo nuko bakamukurikira. Ariko ko kuri ubu abantu benshi bari kubakurikira kubera ibitangaza. Ya, bafite amavuta y'Imana. Afite amavuta y'Imana. Icyo kintu cy'amavuta cyarateye abantu baba bati runaka afite amavuta y'Imana kandi atari. Aba bantu rero bo muri Babuloni bageze aho ibi bintu babishyira mu ishuri. Haza ishuri nakita kaminuza, nakita école supérieure y'abasaje, bitwaga abasaje ba Babuloni. Wumve emi, nta nubwo babitaga wenda abandi bantu, babitaga ngo ni abanyabwenge. Umuntu yaryigamo yarirangiza bakamwita umunyabwenge, ku buryo ushobora kumuyobera ukagira ngo ni ubundi bwenge, kandi ari ubwenge bwo kurwanya Imana, ari ubwenge bw'ibitangaza byo kurwanya Imana. Aba rero bigaga iki?
icya mbere muri iri shuri baryigiragamo ubuhanga bwo kuvuga ibizaba bakoresheje ibimenyetso by'inyenyeri no kuboneka k'ukwezi. Urabona bigaga kuvuga ibizaba, bakamenya kuvuga ibizaba, ibyo bita prediction, bakavuga ibizaba. N'uyu munsi muri Amerika hari itsinda ry'abantu bavuga ibizaba kandi batabitewe n'umwuka wera. Ya si no muri Amerika gusa, no mu bindi bihugu aba bantu barimo bavuga ibizaba kandi bikaba. Si igitangaza rero ko ushobora gusanga umuntu wiyita umuntu w'Imana nawe uvuga ibizaba kandi atari byo, bitavuye ku Mana. Abasa nabo bakiri abana mu byo kwizera iteka bazahura n'akaga gakomeye. Yes, kuko ntibazasobanukirwa ukuri nyako, ntibazasobanukirwa. Niyo mpamvu abashumba banteze amatwi, bavandimwe dusangiye ubushumba, dusangiye umurimo w'Imana, dufite umurimo ukomeye cyane wo kwigisha abantu ukuri kw'ijambo ry'Imana, bakamenya ukuri kw'ijambo ry'Imana rikababatura, bagasobanukirwa ibi byose bakabimenya kugira ngo bazabone uko bakwepa ibi, kuko abantu benshi bamaze guhumana, bamaze guhumanywa n'ibyo bintu by'ibitangaza kandi bitari ukuri. Aba rero bavugaga ibizaba. Umva uko Yesaya yabivuze muri 47 umurongo wa 13. Inama zawe nyinshi zirakuruhije. Ubwo yabwiraga Abisirayeli, abwira ati muhora mujya kugisha inama, muhoramo mujya ku bantu benshi. Yarabwira ati muhora mumeze nk'abajya kuraguza. Kandi kuko mwene da n'ubu hari abakristo usanga avuga ati yewe aha narahasengeye, n'aha ndahasengera, n'aha ndahasengera, n'uyu yaransengeye, n'uyu yandambitse ibiganza, n'uyu yandambitse ibiganza. Ugasanga umuntu yarambitswe ibiganza n'abantu ruhuri nawe adasobanukiwe, atamenya n'abari. Reka nkubwire ikintu cyambabaje. Umuntu umwe aherutse kwitaba Imana, yari umukobwa. Noneho yitabye Imana, yakoze impanuka, bamujyana mu bitaro ahantu. Bamugejejeyo nyine ubwo baragerageza biranga, abaca mu myanya y'intoki, arapfa. Apfuye bibaza rero ko bamushyingura. Noneho umuntu umwe ngo wari we wa hafi avuga ati ariko najyaga mbona asengera aha n'aha. Avuga uwo mupasiteri avuze urusengero, sinshaka kubavuga. Nuko afata telefone arahamagara. Habata ariko twebwe uwo muntu ntitumuzi. Ubwo wahamagaye n'umupasiteri avuga ati ariko uwo muntu numva ntamuzi neza. Nuko arongera aravuga ati undi araza aravuga ati oya, atahubwo giye yambwiraga ko umupasiteri we ari je avuga jewe. Avuga je. Nuko mukanya ngo barebye mu byangombwa bye basangamo n'undi mupasiteri yaranditseho ngo papa we wo mu mwuka. Mubaye batatu. Tubaye batatu. Baramuhamagara aravuga ati ariko nanjye ati namubonaga nnyo ataza rimwe na rimwe ati numva ntazi bye neza. Noneho barampamagara njyayo, mpageze mpasanga abandi bapasiteri 4, twese tuba 5. Tuhahuriye. Noneho turaganira rero, umwe ndamubaza ndetse baravuga batari ko we yavuga ko ari wowe papa we. None undi nawe aravuga ati ariko nanjye yanyitaga papa we. Noneho n'undi nawe aravuga ati ariko nanjye yanyitaga. Ubwo rero icyo kora nyine kugira ngo turengere umurimo w'Imana, turaganira uko turi bubigenze, ariko mu by'ukuri nta n'umwe muri twe wari ufite ubuhamya kiriyari buri butangirwa kubera akajagari. Nshatse rero kuvuga ibi, hari abantu avuga ati jewe nabonye uyu yarampanuriye, uyu yarampanuriye, uyu yarampanuriye, uyu yambwiye, uyu yambwiye. None ugasanga umuntu yaheze mu rungabangabo. Dore rero fendefe icyo bibyara, uyu muntu ageraho agasa n'umuntu unaniwe, akavuga ati bya bintu byose ni imitwe, bya bintu byose ni ibinyoma, agaparika. Ubu dufite abantu benshi bavuye no mu matorero, bavuye no mu nsengero, batagishaka no kumva umushumba wari we wese, vuga ati ibyabo narabihaza. Kubera iki? Kubera igisa no kuraguza.
Babuloni rero yatesheje Abisirayeli umutwe, niyo Yesaya yabwiraga ati inama zawe nyinshi zirakuruhije. Abaraguza ijuru n'abaraguza inyenyeri n'abahanura ukwezi kubonetse bakavuga ibizaba, nibahuguruke bagukize ibizakubaho. Ni nk'uko Yesaya yabiyomuraga, yababwiraga ati mwe mwaritse Imana ya Isirayeli, Imana yabahamagaye mujya mu bindi. Ngaha baraguza ijuru n'abandi bo inama zabo nyinshi zarakuruje Isirayeli we. Ngaha baraguza ijuru, abaraguza ukwezi n'inyenyeri bibonetse, nibahaguruke bagukize. Ariko ijambo nari ngendere ngo bahanura ukwezi kubonetse bakavuga ibizaba. Abakarudayi, yemwe inshuti mu nteze amatwi muri hirya no hino, abakarudayi bari bafite ubushobozi bwo kuvuga ibizaba, bidaturutse ku mwuka w'Imana yo mu ijuru, ahubwo biturutse ku buhanga bw'ubukonikoni bari bafite. Babona ukwezi, babona inyenyeri bibonetse bakavuga ati bo hazaba ibi n'ibi. N'uyu munsi hari abantu banditse ubuhanuzi ndetse byo bita prediction bashingiye kuri ibi. Hari nk'uwo abo bita Nostradamus, harimo n'abandi bantu benshi bagiye bahanura ibintu bizaba badakoresheje umwuka w'Imana, ahubwo bakoresheje ibizaba. Basi tukiri aha rero niyo mpamvu rimwe na rimwe hari umuntu umwe twaganiraga ambwira ati yari gusengera umuntu pasiteri twavugana bati ndimo gasengera umuntu umwuka nyereka ikintu ndakimubwira ahita yikoza hejuru ati ejo bundi wamupfumu warabimbiye ngaho rero pasiteri bahita bamukara. Yes, barahari hari n'abapfumu ubu batitwa abapfumu reroma, aho ariko bafite ubupfumu, bafite indagu. Muri bo ashobora no guhura afite Bibiliya pe yakwica afite Bibiliya ariko ari umupfumu. Niyo mpamvu abantu bakwiye kwitondera ibyo bahanurirwa. Ese uyu muntu uguhanuriye ninde? Background iriye ni iyihe? Yakijijwe ryari? Yarerewe hehe? Yarezwe nande? Ninde wamuforumye akamurera agakura akagera kuri iyo standard yo kuba umuhanuzi? Kuko iyo dusomye muri Bibiliya mu Byakozwe n'umwa 13 umurongo wa mbere harama ngo muri eglise cyangwa mw'itorero ryo mu Antiyokiya ngo harimo abahanuzi ari bo Simoni witwaga Nigero na Barukiyose na Bamanayeli, ngo hari na ba Sawuli na Bandeyani na ba Filipo. Abo bantu bose barererwaga muri iryo torero rikabaforuma kugira ngo bavemo abakozi b'Imana nyabo. Uyu muntu uguhanuriye ninde? Nuwahe? Yarerewe he? Ihangane gato. Yabwirijwe nande? Yarezwe mu ijambo ry'Imana nande? Samaze igihe kingana iki? Ibyo byose nibyo kugenzura. Aho nagira ngo ugiye kunshinga hari abantu ngo barutse gutangiza ishuri ry'abahanuzi babigisha ubuhanuzi. Noneho ndababaza none se ubuhanuzi barabwiga batangira kumva ibyanditswe ngo Pawulo afite ishuri ry'abahanuzi. Abo bantu bayoboye hari n'iryo nabonye ahubwo nakurogoye ryigisha gukora ibitangaza. Batumiye batanze invitation narayiboneye nanjye ngeraho ngo abashaka kwiga uburyo bwo gukora ibitangaza bazi. Rero cyonzi namenye nuko umuntu w'Imana iyo amaze gukizwa Imana ishobora kumatiza mu mwuka wera, hanyuma ikamwigisha ikamuha n'impano. Kandi impano ni ahawe siyo je mpabwa, duhabwa impano zitandukanye. Ni ikintu rero gikomeye cyane kumva uzasanga mu itorero harimo abantu wenda bariyobora bari mu rwego rw'ukiyoboza ari 6 ari 7, kandi ugasanga bose bavuga ururimi rumwe iyo basenga, kandi ugasanga bose bafite impano imwe yo kurondora bose. Umwe yahaguruka yigisha akavuga ati ndarondora, n'undi yahaguruka muri iryo torero ugasanga abantu bose barimo uko umuyobozi wabo mukuru niko nabo bakora bose. Ariko birasi kwivuga iravuga ngo yashyize bwa mbere mintumwa, ashyiramo abahanuzi, ashyiramo abakora ibitangaza, ashyiramo abavuga indimi. Pawulo akanabata ariko bose bavuga indimi toya, bose se bakora ibitangaza hoya. Duhabwa impano zitandukanye. Ni wabona icyo kintu rero kimeze nk'ikiri mu ipaki nacyo ugishidikanya ntukacyemere ugishidikanya. Ariko mu byanditswe se koko higezeho n'ishuri ry'abantu. Yes, ishuri ry'abahanuzi ntabwo babigishaga ngo ahubwo yari formation
uko bakwiye kwitwara abana b'abahanuzi. Hanyuma icya kabiri, muri Babuloni kandi bigaga gusobanura inzozi cyangwa ibindi bintu bikomeye byabaye amayoberane. Umva uko byanditswe muri Daniyeli 2 murongo wa 1 kugeza ku wa 2, ngo mu gitondo ahagarika umutima, uwo ni Nebukadinezari, ahamagaza abakonikoni ba Egiputa bose n'abanyabwenge baho bose. Farawo abarotorera inzozi ze, ntihagira umuntu ubasha gusobanurira kuzisobanurira Farawo. Aho ni muri Itangiriro 48 umurongo wa 1, 41 umurongo wa 8. Naho muri Daniyeli nari ngiye kuvuga haravuga ngo mu mwaka wa 2 w'umwami Nebukadinezari ari ku ngoma, yarose inzozi ahagarika umutima, ntiyarushya guheka. Umwami ahera ko ategeka ko bahamagara abakonikoni n'abapfumu n'abashitsi n'abakarudaya ngo baze kubwira umwami ibyo yarose. Nshuti mwene data, yemwe abankurikiye, abakonikoni bo muri Egiputa, aba banyabwenge bo muri Babuloni bari bafite ubushobozi, toute la puissance, bwo gusobanura inzozi. N'uyu munsi barahari, hari abantu basobanura inzozi kandi batabitewe n'umwuka wera, ahubwo bafite ubukonikoni muri bo. Kandi wari uzi ko ibi bintu bicishwa? Ibintu by'ubukonikoni n'ubupfumu n'ubukarudaya abantu barabicisha, ugatanga amafaranga bakabiguha ahantu runaka. Ntitugira ngo tuharangira abantu, ariko hariho abantu bakajya gucisha bakabimuha, agatanga impiya, agatanga igitambo bakabimuha. Yazajya avuga agasobanura, umuntu yaza akamubwira ati wowe uherutse kurota ibi, kandi ibyo bintu bibisobanura gutya. Areba agasanga yarabirose, akagwa mu kantu. Ibyo byose abakarudaya barabikoraga. Igihe Daniyeli yageraga i Babuloni, yagiye kwiga mu ishuri rya Babuloni, ariko we kuko tumusanga akomeza gukiranuka kwe, yanga kubijyamo ibyo byose. Ntabwo Daniyeli yabaye umupfumu, ntabwo yabaye umukonikoni, ntabwo yabaye umukarudaya, ahubwo Daniyeli yakomeje gukiranuka kw'Imana ye, aririnda, niko Bibiliya itubwira, arinda ubuhamya bwe, arinda igihe cye, we na bagenzi be. Arababwira ati ntituziyanduze, tuzakomeze dukorema. Niyo mpamvu umwuka w'Imana yera wagumye muri we. Ni nayo mpamvu abanyabwenge bacemerewe, babura icyo bavuga imbere ya Nebukadinezari yabahamagaye, abakatira urwo gupfa. Niko dusoma. Ariko ariyo kingwa aragenda aramubwira ati Daniyeli, ibintu byakomeye. Urumva yari apart, niba harimo n'abantu batabyumvaga neza, ntabwo yari ahari. Bakomatanya bo bose, babahamagara abacumyi n'abapfumu n'abakonikoni. Daniyeli ntiyarimo, n'abagenzi be ntibarimo, kubera ko ariyo ngo baramubwiye bati jya gushaka abanyabwenge bose ubazane. Aragenda ajya kureba Daniyeli, aramubaza ati byagenze bite? Arabimubwira. Aramuga ati genda ubwire umwami ko nzaza nkamufasha, nkamusobanurira. Ahageze umwuka w'Imana muzaho, amenya ibyo Nebukadinezari yarose. Tukiri aha rero, abantu bamenye ko muri icyo gihe Babuloni yononye imitima y'abantu. Babuloni yononye Abisirayeli, imitima yabo iratwarwa, batangira kujya bubakira Imana kutununga ibyo bigirwamana. Niko bizagenda rero. Babuloni ikomeye izirara muri aya matorero yose, abazaba batarakiranutse ngo bajyanwe mu gihe cyo kuzamurwa ku itorero, bose bazisanga barikusanirije muri Babuloni, bazaba bananyoye inzoga. Reka mvugire ijambo, nongere ndishimanye, twirinde umwuka wa Babuloni urimo uragenda usakara. Nubwo uyu mugore ataragaragara ku mugaragaro, ariko umwuka we urimo urakora ibi bintu by'ibitangaza. Nongere mbwira abantu bashishoze, bakristo mwene bene data, munteze amatwi, mushishoze. Ntabwo ibintu byose byera ari amata.
hano bashishoze. Umugabo umwe yigeze kuza, nari nkiri muto mu gakiza, ariko ibyo akoze numva mbifiteho ikintu. Yazanye umupira wa baro wo gukina, yavugaga igiswahili, yitwaga Kabeho Jeremias. Nyakwigendera yarapfuye, Jeremias Kabeho. Araza dukora amateraniro, aravuga ati sasa ndugu zangu sikilizeni, mimi nina kabumbu hapa, nina mpira hapa, nikitupa moja kwa moja, mtu akiushika bila kusitasita atapona. Ati mfite umupira hano, uyu mupira uriho ibitangaza, ninkujugunye uri bufate atanyeganyega arakira. Atangira kuwukoresha, yawujugunya, yari afite imbaraga, umuntu ukamukubita nk'iriya akagwa nk'iriya, abantu bose bananirwa kuwufata. Ahavuga ati sasa miujiza yangu haitawezekana, timwananiwe. Byaze kuza nyuma, ndibaza ibi bintu bite, ibi bintu ni ibiki? Mbura unsobanurira. Icyo kora mushumba wacu watuyoboraga nawe bisa n'ibimuyobeye, ahatwigisha avuga ati mwitondere ibi bintu. Emi mu bihe bishize, ngira ngo nimba kwibutsa urabyibuka, umuntu waje ari mu kagare, aza hano mu mujyi wa Kigali, umukongomani, aza ashagawe n'abantu bavuga bati umukozi w'Imana uriho amavuta, aravuga rikaka, jambo riramusohokamo umuriro ugahinda, abantu barahinda, baza mu nkuru nziza, urabizi. Yaje iwacu mu itorero ryacu, ari ku cyumweru, tumuha ikaze. Saha igeze ajya ku ruhimbi, yarashagawe, afite n'amafaranga, bene abo ntibanayabura, abayafite baba bayamuhaye. Aho kugira ngo umuntu ayature n'abashumba be babone amaturo, ahubwo barayatagaguza. Nuko iwacu hari umwana w'umukobwa urwaye, twari tuzi ko arwaye, yaranduye, yarwaye agakoko ka sida, bari babizi. Yahagaze kuri aritari agira atya, atunga urutoki, sinzabyibagirwa, ati nasema katika jina la Yesu. Umukobwa yaricaye ahantu, ahanuka no hasi ngo pi. Abantu bose bayoberwa ibibaye. Urumva iteraniro ritamenyereye n'ibyo bintu, rirahobanganye. Natwe niba ari wari uyoboye, niba uko wari uyoboye, niba ari nde, twumva pe ibintu biracitse, biradogereye. Ati sasa nakwenda kuomba. Arasenga, asenze, igihe tugihumirije dusenga, duhumuye dusanga yagiye, bamutwaye. Ye niko byagenze. Uwo mubwiriza butumwa, abamutwaraga yagendaga mu kagare, bamutwaraga mu kagare, yari afite amayisikoti, ava mu iteraniro aragenda. Dusigara turwana n'iteraniro no gushyiraho undi muntu w'ibwigira. None abantu rero batanatangira bati buriya nyiranaka akize sida, ibintu nk'ibi. Ariko nyuma yaho sida yari ikimurimo, yarakomeje. Uretse ko Imana yamukoreye ibitangaza, ubu batakibina ahangaha, yigiriye hanze, Imana iramufasha, agenda bamufasha bwa bundi yo bagenda bafasha nyine, ubu baracyariho ni muzima. Ariko twaribaje, noneho nyuma yaho rero tuza kugira ikibazo, ndabikurikirana. Umuntu musanga kuri bawoba, kuri hoteli, arimo acumbitse. Noneho unyiri hoteli bawoba yari umukristo wacu, urabizi. Aranganira ati uyu muntu ati yarambwiye ngo aramutse asengeye aha muri Kigali agasenga nyabyo, ngo amatara yose twasanga yazimye. Emi ukibaza, umuntu wasenga amatara akazima, harya ubwizo nimba Yesu yazimije amatara cyangwa ahubwo arayacana? Umuntu uvuga ati ngo utunze urutoki witikuye hasi,
uratembagaye nta n'ikintu kibaye, harya ubwo izo ni izihe mbaraga? Ni iki? Hari abantu b'abakonikoni, hari abantu b'abacumi bafite ibitangaza biremereye ubu ngubu, ndetse bashobora kubikora isi igahinda umushitsi, ariko bidaturutse ku Mana. Ndabwira abantu rero ngo birinde Babuloni, umwuka wayo uriho no muri iki gihe. Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane mushumba, Imana ibaha umugisha. Ntekereza ko ibihe turimo ni ibihe bizadufasha kandi bikatugeza kure. Mbere ko tubasezerera rero murakoze cyane abadukurikiye. Mbibutse nimero yanjye mbere y'uko nsenga. Nimero yanjye ni 0788 68 935, 0788 68 935. Kandi izi nyigisho ndimo nigisha zikubiye mu gitabo cyitwa Ibyahishuriwe Yohana, tumenye Ibyahishuriwe Yohana. Iki gitabo ndagifite rero, wagikenera kigura amafaranga 7,000. Ni igitabo gifite page 259. Imana ibaha umugisha. Dusenga Imana. Mana ishobora byose kandi yo kwizerwa, ndagushimiye cyane kuko uri kumwe natwe kandi uraduha iby'umumaro, uratwigisha ibitugirira umumaro. Uha umugisha buri wese wateze amatwi kandi ukomeze utuzamure mu kwizera. Urakoze Mana, ndagushimiye mu izina rya Yesu. Amen.